ishimwe ikeneye ko twera urubuto rw'urukundo. Kunda rutarobanura ku butoni, dukundane abantu b'Imana. Zaburi 143 umurongo wa 5 n'uwa 6. Duhuze iyo mirongo iri mu bitabo bibiri bitandukanye twumva Iteka avugana natwe muri iki gitambo cyo gushima Imana. Reka some Yohana 15:8 ku rupapuro rw'111 mu Isezerano Rishya. Haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana idufashe cyane, amen. Zaburi nsanganyamatsiko mwateguye muri Zaburi umurongo muri kugenderaho 143 umurongo wa 4 umurongo wa 5. Haranditse ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza imirimo y'intoki zawe, muramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana idufashe cyane, amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo abantu babashe kumenyana. Byashobora kuba hari abinjiye nyuma bamaze kutwakira twongeye kuyavuga, ntacyo byaba bitwaye. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa nasa. Abana banjye turasa. Muri mu Gasyata niho nari niye mu minsi yashize, ariko ubusigaye ntuye hirya kaje vuba. Urumva ni kimwe byose, burasi kimwera. Ariko nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR paruwasi ni ya Muhima, umudugudu ni Kampozo. No nkorera umurimo w'Imana. Twishimiye kuba muri iki gitaramo cyiza cyo gushima Imana. Ndumva ari ubwa mbere ngeze hano ari ku cyumweru, ariko nigeze nza mu materaniro yo mu Mibyizi nigeze mpazi. Umushumba ndari kare yararimo mbaza ngo mbese urahazi? Nge ndi umwana w'umujyi, kereka karitsiye ivutse vuba wenda nko muri iki cyumweru. Umuntu uzi no ku isi ya 9 mbariza ukwegereye ngo ku isi ya 9 urahazi mwana? Ariko nge ndahazi. Uyu mujyi ndawuzi kabisa. Nagiye mbonamo abantu twasenganye hano. Hari umubyeyi hari yanabonye nongera kwibuka iminsi ya kera twataramanye muri za Kiruhura. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana iravuga igasohoza. Iyo mpamagaye mu gitaramo cyo gushima Imana, niyo ntategura ngo njye mu mirongo myinshi, njye bwanjye mpagaze imbere yanyu ndamashimwe. Hari umuntu wigeze umbwira ngo ntukajya utanga ubuhamya ngo urwego ugezemo gusa urwo gutanga ubuhamya ngo Imana yaguhaye Imana yo gusobanura ibyanditswe, ngo ntuzonge mbese ngo ujye usoma Bibiliya ngo uyisome. Bati mbabarira, umunsi nari nambaye ubusa wari umukire kutambaye ipantaro ngo nambara. Nese umunsi basohoraga mu nzu wari ufite ibipangu, n'ubu uracyabifite. Kutacumbikiye muri anegisi imwe ngo ubu nyurira byibuze uvuga ati ntukabivuge. None rero ni Yesu wabikoze. Rero ntago wambuza kubivuga ngo bikunde, ntago wambuza kubivuga ngo bigire gute bikunde, kuko niyo naceceka. Iyi mpeta nyambaye kubera Imana, kuko nabonye unyemera. Iri koti ni umukristo waridodeshereje. Uyu mukanda nawuguriwe na sister muri Belgique. Iyi shati nayihawe na korali ya Kimisagara National. Sho bundi mu gushima Imana. Njubwanje n'uyu mubiri aya matama mubona niyinda. Haleluya. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ndabashimiye ko mwandaritse ngo nze tubane mu gitaramo cyo gushima Imana cy'amashimwe. Tuvuga ngo Mana aho bayigereje ikora tubaye tugize gute nawe akagasura. Ni Yesu, ni Yesu. Bonye abantu bamaze kurya umuziki hano, kuririmba byaranyihishe, ntago nzi kuririmba. Reka nimwandenganyaga mwarepetaga ndi gucoma. Rero urumva ariko mujye murya, mujye mukata uko mubyumva. Ariko byumva n'ingoma mumanuke gake ubundi. None se
hariho abazakritika ngo murabyinira mu mubiri, bo bawuvuyemo se. Bundi se n'iki wakora ngo unezeze umuntu? Urabyibuha ngo wayamaze, wananuka ngo waranduye, waba mugufi ngo urareshya na ka gasuka kabagara, waba muremure ngo urareshya n'ishyamba ritagwamo, maze wacacaka ngo irata, wavuga ngo wishyize imbere nk'akaguru karwaye ntacyo wakora ngo unezeze, ukate bicaho byaga pfa kuba ari data uraburi kukatira byose. Twese umuntu iri seyaje kandi ruguru urimo serumu yaza akanyeganyega. Mu kwa mbere waraturinze, mu kwa kabiri uraturinda, kwa gatanu uraturinda, no mu kwa 12 no mu kwa mbere. Mbese ubwo mbuze injyana mbishyira mu bwo narindimo ndashaka igitero, ubwo ndaririmbye bihwadiyemo byose, ariko tuyikomera amashyi nubwo byari bikomeye, ariko twabonye Imana, twabonye Imana. Nta satani watuma tutavuga, umva, nta rwitwazo, mbese nta mutego satani yadushyira imbere, nta gikangisho cyatuma tutavuga ko twabonye Imana muri 2022. Kandi nuku kwa mbere aya matariki tugezemo, kuri iyi tariki ya 15, muri iyi minsi 15 itambutse, nabwo twabonye Imana. Twarabyamye tubyutse biremera, bana bagiye ku mashuri ku mibare, ariko bagiyeyo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bundi amabwiriza yo kuba mu mujyi wa Kigali we ntiwakabaye urimo, wakabaye waraciyeho, warasubiyeyo. Tureba abavukiye ibyaro, abantu bavukiye ibyaro gusa, uzikari benshi n'abashumba. Burya mwese muri abavantara, mwarawudufatanye. Mvukira hepfo aha mu Biryogoto, ariko mere nawe n'uwibutare mwana. Mere n'uwibutare, viye nawe n'uwo muri Kamonyi. Dukomere Imana amashyi tumushimire ko turi i Kigali. Cyo cyonyine nigeze nkivuga, ndavuga ngo kuba uri i Kigali ubwabyo watanga ituro ry'ishimwe. Twari umuntu ujya mu cyaro akipresenta, harya itorero ryitwa ngo iki? Iye Sengera i Nyarugenge i Kigali, paruwasi ya Nyarugenge, sinzi naho ngaho itorero Iye imbere y'umurenge wa Nyarugenge, katikati mu murwa. Ariko ubwaryo nishimwe. Munsi yashize umushumba yandarikaga njyana iyo ngiyo. None yandaritse avuga ati ninjye tujya tuvugana ubu ndi Nyarugenge katikati mu murwa. Ndavuga ataho ndaza nirukanka tu, uretse ko nakurenge njyayo nta hantu najya, ahantu hose ndatarasa nkagerayo tu. Upfa kuba umamagariye kuvuga Yesu, ariko amena. Imana ishimwe ko ku itariki 15 z'ukwa mbere 2023 kiwurimo. Uretse ko hari n'abandi n'ubundi byakomera bitakomera ntafiti yajya, byose kimwe. Ariko Imana ishimwe, uzataha ubukwe bwo mu cyaro urebe. Musiku n'abavuga uruhande rw'abo w'umukwe baricara hano, urw'umugeni baricara ahangaha, ariko abaturitse i Kigali karibu karibu karibu, imyanya y'abaturitse i Kigali yo yateganye. Ariko barajya we, imyanya y'abaturutse hehe? Kandi uwo nguwo bavuga ngo imyanya y'abavuye i Kigali atuye Kimisagara, aho bita Nyagakoki. Umubonye amanutse agiye marato guhaha, ariko ndacumbagira byo ntimugire ngo nabyo ni fieri. Nimuzi ko nakoze agisida afatiyeho, ndikumubona ubundi agize gute, ariko yagera mu cyaro. Kangusohoza mama, nta jambo Imana ivuga ngo rihe. Twarasenganye no mubyeyi,
aranzi narumye, ngenda ukagira ngo ndaza, imbere n'inyuma hose ari kimwe. None haleluya, ubu naceceka bigakunda koko. Fatira umuntu umwe mu kiganza, n'akajesita abavuga butumwa dukunda ariko mbone tugakoresheje mu gihe kimwe cyiza ntacyo bitwaye. Mufate di ariko mwitegereze, umubwire ngo umwaka mushya, mubwire ngo Imana izaguhema amafaranga. Aho murasetsa ugera umugegageze, umubwire ngo Imana izaguha amafaranga muri uyu mwaka. Namenye ko ibibazo byacu byose igisubizo ni kacu. Ukimufashe rero, ukimufashe mubwire ngo Imana ishimwe kugihumeka. Ongera umubwire ngo Imana ishimwe kukigera mu nzu yayo. Dukomere Imana amashyi tuganire. Imana ishimwe, igitaramo cyiza cyo gushima Imana. Sa twashima Imana tubyina, sa twashima Imana dutanga amaturo. Bundi guhera ku itariki ya mbere kugeza kuri 30, kwezi kwa mbere kugeza ku kwa 12, igiseke cyabura n'ikitabura n'icy'amashimwe. N'ubu tumaze kuyashyiramo. Se twashima Imana gute? Dawudi arandika muri Zaburi ye 143 umurongo wa 5 n'uwa 6, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, ugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Twashima Imana gute? Imana ikeneye ko tuyishima gute? Sa n'ugutera haleluya z'umurambararo, haleluya, hey, nibyo Imana ikeneye. Dushima Imana, twubaka isengero, dukora amadekora. Mbese Imana ikeneye ko tuyishima gute muri 2023? 2021 twarayishimye, 2022 turayishima, 95 turayishima kubw'akaga twari tuvuyemo. Dushima Imana uko bwije n'uko bukeye. Niyo turyamye tukabyuka tuvuga ngo Mana ushimwe. Hari ababyutse ari paralize, ariko njye ndabyutse biremera. Uyu munsi wa none muri 2023 Imana ikeneye ko duhindura amashimwe. Imana ikeneye ko duhindura amashimwe. Uyu ni Dawidi. Bashi dushima Imana tuyibonera mu byo yamaze gukora, ariko Imana ikeneye ko tuyishima mu byo yakoze n'ibyo itarakora. Tuvuga ko Imana iracyari Imana, nabyo izabikora. Kugira ngo utere iyo ntambwe yo gushima Imana mu byo itarakora, nta handi bituruka muri Yohana 15. Yesu aravuga ngo nuko mugende mwera imbuto, muba abigishwa banjye nyakuri. Ibyo nibyo byubahisha Data. Data akeneye ko twera imbuto. Ntabwo twavuga ngo turusha abatanze za disikuru zandikwa mu mateka. Ntabwo waririmba ngo urushe Selene Dio. Ntabwo wawukata ngo urushe Wilolongomba, Koffi Olomide. Ntabwo wabyina ngo urushe Intore, ntiwahamiriza. Ariko Imana ntiwabyina ngo ugeze aha Dawidi ngo umwitere uvemo. Ubyinnye ipantaro igatakara, twaguhugura. Hari abatipe bavuye hano bari bambaye amaburuteri, mwayabonye? Ibaze icomotse iriya buruteri sharahira. Ibyari umwuka twajya mu mubiri. Ariko ntabwo ari abinaha nabo muri Cameroon, sibyo? Ariko haleluya. Mbese muracyari twongere Yesu icyubahiro kubw'umugambi mwiza dufiteho. Dawidi yarabyinnye umwitero uragwa. Umugore waramuseka, aravuga ngo isekere iyankuye mu ishyamba igakura so ari we data bukwe ku ngoma ikanyimika, iyo niyo ndi kubyinira. Ndagira ngo duhindure uburyo bwo gushima Imana. Nikereza haleluya. Sa nk'uzamura ikiganza, mbwirira Imana ngo nshoboza kumenya ibyo ushaka. Nihuse ngera ku musozo, Yohana 15 umurongo wa 8, twasanze umugani Yesu yaciye.
burya Yesu yajyaga aca imigani, ariko mu migani Yesu yacaga habaga harimo inyigisho, kandi aya ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Yohana 12 kugeza 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Mu magambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma rero aganira n'abigishwa be, kandi ndagira ngo mbibutse mbere yuko nkomeza musenga abankurikira, ndagira ngo mbibutse iyo umuntu mukuru mu muryango yashiragamo umwuka, bakavuga ngo yashaje, cyangwa mvugo y'iki gihe y'abato yapfuye, abantu babaga baje kwitabara wo mu muryango wa bugufi barabazaga ngo ese muze hashiramo umwuka ninde bari bari kumwe, ukagira ngo ni impuhwe kumbwira ngo Paul ihangane warwaje muzehe urupfu rwe rwarakuriye, naho baragira ngo bamubaze ngo ashiramo umwuka muzehe ijambo rya nyuma yasize avuze ni irihe. Mu yandi magambo ijambo ry'umusaza ry'umukuru mu muryango rya nyuma riba rifite agaciro. Muri uyu muryango witwa itorero muvuge ngo kagira inkuru, viye wacu ari we Jesus, ariko mwamvugiye ngo viye wacu ntacyo subiramo ngo viye wacu ari we Jesus ajya kugenda yasize avuze. Muya yavuze yose rero harimo n'iri rivuga ngo icyubahisha data nuko mwera iki imbuto, tukaba bigishwa b'enyakuri. Ku murongo wa mbere nasomye ndanezerwa, yavuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, data ni nyirawuhingira. Kakajambo kitwa guhingira, umuntu ahingira icyo yamaze gutera. Uragenda ukagemura urugemwe muri pipinyeri, ukaza ukarutera, wamara kurutera ugakora umurimo wo kurusura, ukavomerera, ugatabura, ugateraho umuti, ugashyiramo ifumbire mvaruganda, ugashyiraho imborera, ukabagarira. Icyo giti byo byose uri gukora nibyo byitwa guhingira. Ukaba wanatanga n'amafaranga bakubakaho urugo rw'utubariro kugira ngo rudakomeza kwangizwa n'abana bari gukina bacaho amababi ngo ni amafaranga. Faranga n'abana barayazi, muvuge ngo ni danje. N'abajya kuvoma, bantu mwavukiye mu byaro mwibuke cyera muvomesha indobo n'amasafuriya, murabyibutse? Mugaca amababi yo kuvika mu isafuriya ngo amazi atagira gute adacubanga, nari amashami muri guca muri kwangiza igiti cya nyiracyo. Niyo mpamvu yemera agatanga amafaranga bakubakaho urugo. Ibyo byose arabikorera icyo giti kugira ngo azakiboneho umusaruro witwa imbuto. Kandi reka mbabwire icyanejeje, ariko haleluya, ntabwo igiti kibwira nyiri igiti ngo nkeneye ibi kugira ngo nere imbuto, ahubwo nyiri igiti aritegereza akareba ibyo igiti gikeneye akabikora kitabimusabye. Bene data duteraniye hano i Nyarugenge mu murwa hagati, niki data atakoze? Wishyuye inzu bigoye ariko urayishyura, urwubatse ku manegeka ariko uracyarurimo, nyirambegeti ntararujyamo. Imana ishimwe ko atarakwinjirana. Turagusengera ikomeze irurinde. Wohereza abana twese twarabohereje. Hari uri kumwe n'umwana we ku ishuri wamusigiye nde? Niki data atakoze? Niki data atakorera? Niki data atakoze uturindira abana Nyabihu, akabarindira Kayoza, akabarindira Rwagitima, akabarindira hariya wamwohereje wamusigiye nde? Si wagezeyo ukamusigaho ukamuhereza diregiteri n'abarimu ukavuga ati Imana ndabamusigiye ariko unambereyo. Imana ishimwe ko data tubereye ku bana bacu. Hariya ndabona ari mu rubyiruko gusa, nta barajya sogonderi, reka nze hano. Niki data atakoze? Hariya umusiga yahurirayo n'umwana uvuye itumba ku mukoni, hagahurirayo n'uvuye Rubavu ku mazi, cyangwa ikayonza ko ati ntukaba umurezi wa mutipe Babylon. Ubuseviye muri kumwe hano, kajya kumva baraguhamagaye ngo ngwino usobanure ukuntu umwana yasimbutse ikigo kandi atarigeze ava mu rugo atagusabye uruhushya. Imana ishimwe turindira abana, munyemere tuyikomera amashyi. Imana ishimwe turindira abana n'abarumuna bacu.
hari igihe yajya kwiga kwita papa akagaruka avuga ngo salama vie, wamugira ute? Agenda nka dendo. Tuwabaye iki mwana wanjye? Ni icyuma vie. Dushimira Imana ikiturindiye uduhungu we, uduhungu twacira cyaturinze. Imana ishimwe, ntacyo data atakoreye umuzabibu w'umuryango wawe. Niki data atakoze? Imana ishimwe wa mugabo ko ukigera mu rugo bakakwita papa Clement. Ubundi wagera mu rugo wa ni mukecuru ahita bati Yohana we. Imana ishimwe. Utahana ngahe se ntubakuyeho? Imana ishimwe. Imana ishimwe nugera mu rugo kumva umutwara aravuze ati mama Clement ugito mbese ujya mu cyumba upfukama hana turabati Imana ishimwe ko nyitwa mama Clement. Undi hari igihe umutwara yava mu rugo akagaruka avuga ati Suza Suza subwo wabigenza ute? Ahita wivumbura. Ivumbura kivamvari nawe kwereka kabishoboye. Ndagira ngo dushime Imana ariko dukurura amashimwe atarayumunwa. Hari ibyo data yakoze. Ntabwo ibyo yakoze ari amamodoka gusa. Ntabwo ibyo yakoze ari amazu gusa. Ntabwo ibyo yakoze ari uko dufite menshi kuri beka. Hari icyo yakoreye ubugingo bwacu gikomeye muri uru rugendo, yaduhaye amahoro yo mu mutima. Niyo mpamvu turya akayihungi katubyibushya. Ntabwo mubyumvishe. Data yakoze ibikomeye, niyo mpamvu abana bacu bataratubaza ngo twababyariye. Abikubajije wasubiza iki? Uramwambika bodaboda abandi bambara inkweto za 30 akanyura. Bandi barajya ku ishuri batwara ijana posho y'ibihumbi 150, wowe ukamuhereza sekise y'amandazi akakuzanira birote ya 7 ya mbere. Cyo data atakoze ni bandi batwara mare zifungurwa n'imibare wo kamuhereza mare z'amabati hano zano mu gaki. Kandi akaza afite umuhiga avuga ati mama nzaba dogiteri igihe warwariye asima nijye uzavumbura umuti wa sima. Nta kibazo, ujye umutera morale umubwire ngo mwana wanjye n'uwasida uzawuvumbura. Byose ni iki data atakoze? Yaravomereye uyu muzabibu, yawukoreye icyo usabwa kuwukora. Byose yarabikoze. Mana ishimwe. None harakubwira ngo rero sinyeneye kushimisha indirimbo n'umunwa gusa. Sinyeneye kukimisha gutera za haleluya z'umurambara. Sinyeneye kushimisha kurya dance. Kuko ntiwarya dance ungurushe Rose Muhando. Ko nigeze mbona mutarukara uretse kunyeganyega gace, ariko nabyo biraryoshye. Ni murabyumva ariko si ibyo Yesu akeneye gusa, kuko ibyo yakoze biraruta uwo muziki uri kurya. Ibyo yakoze biraruta iryo jwi ryawe. Data akeneye kumwubahisha kwera imbuto. Nicyo cyonyine ngo kimwubahishe. Aho yicaye abijuru ngo ntagira isoni z'uko mwitwa abahungu be n'abakobwa, ngo yabonye imbuto zanyu mu bapagani. Yabonye imbuto zanyu mu batarakizwa. Yabonye imbuto zanyu muri biriya bipangu mukodeshamo. Yabonye imbuto zanyu aho mukorera. Yabonye imbuto zanyu mu kagoroba k'ababyeyi aho mwateraniye. Yabonye imbuto zanyu. Ngo nicyo cyonyine kimwubahisha hari mu ijuru, ngo akanezerwa, ngo ntagire isoni zo kwitwa so, ngo namwe mukabahungu n'abakobwa. Data akeneye ko mwera iki imbuto. Ntabwo tuzera pome n'ibinyomoro.
kandi naratangaye kuki atadusabye ibijumba kadusaba imbuto, kuki atadusabye amateke akadusaba imbuto. Erega Yesu nawe narasobanutse, ibintu bikaza arabizi. Imbuto zirya bifite, ntago warya imbuto ukirira mu mibare, birashoboka se? Ubu warya pome ya 5 ngo nuko ngo muganga yikwandikiye ngo yoza mu nda. Pome ya 5, imbuto zirya bagize gute? Batakirira pome ya 5. Wafata ikinyomoro ngo muganga ngo yakinyandikiye ngo kigurisha na ukakimira wenyine ikinyomoro kijana. Harimo ibishyimbo bya mitu abana 3 na se na nyina barya. Ibishyimbo bya mitu urabizi? Nina habyara hageze Nyarugenge cyangwa muhigira muri uyu mujyi mukatarasa mukajya ku isi ya cyenda. Ni daje we yambariza ukwegera ngaho tuye n'ibishyimbo bya mitu byarahageze mumbarize twumva. Narinzi kinyarugenge ntabyo we. Ni daje ibishyimbo bya mitu. Kandi agasafuriya gateka ibira bishyimbo bya mitu gatandukanye n'isafuriya iteka inyama. Agasafuriya k'ibishyimbo bya mitu kubera guhora ucuca umuhiga misozi kagero kakamera nk'icyungo kagacukurika ni wagatereka ngo gahagarare gahora gaceze ikajya, ariko isafuriya y'inyama ihora irambuye. Kubera guhora ucucuma ikimamiye nacyo kiba cyarahongotse uruhande rumwe, ntumbaze aho kijya, niba gishirira mu nda yacu tukimira uzaga cyarahengamye. Buriya nibanga ry'abamama, twebwe abagabo turya azi kwasanga tukirya gake gake we. Akaba hari ibintu umuntu aba yibutse. Inyanya zijyamo bazita ikimene. Azo bwajya kugura itomati zirya ababosi. Kimene cya 70. Baba bati kiriya kimene gishasha kirahari, ubwo hari kimene gishasha ari kigize gute? Kandi kimene niri gutira icyuma biba byararangene muze ko kiba cyarahishwanyaguritse. Ariko amahoro Yesu yaduhaye. Nasomye Bibiliya irambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari igihe abandi barya itomati n'inyama, nawe ari ikimene cy'inyanya n'ibishyimbo bya mitu. Mu mutima uzaba ufite inzira zigana Siyoni. No guteka kawungu yiteka wibereye mu mavuta. Tugiye iwacu muze singiza umuco, mushimira Imana muyikomera amashyi. Ntacyo nyiri umuzabibu atakoreye uyu muzabibu, ntacyo atakoreye uyu muzabibu. Munyemere tuyishime uko ibishaka. Ntacyo data atakoze, ntacyo data atakoze. Aturinda twariye kawunga itariye, kuko ariya makara ntagahisha kawunga. Hoya, iriya kawunga urya nkurikira wowe wicaye hano, iriya kawunga urya ntago ibihiye. Kawunga barayiteka bakayarurira mu ishashi bakarambikamo imitumbatumba cyangwa utubaho bakongera bagaterekamo bagapfundikira ikongera ikamara indi sane nehishwa n'umwuka, noneho urayisonga bugari kuraho. Nasa amakara ya turuwasi yahisha kawunga. Amakara ya turuwasi ari buteke kawunga teka imboga. Dore ko imboga ziba zitaguye n'ubundi bishyimbo bya mitu biza bihiye. Ushyushyaho amazi yo koza umwana, kandi ubwo ni ku makara ya turuwasi. Kugira ngo nayo ibyo byose abikore bisaba kuyaririmbira. Aba Yesu bishe, kuko ugiye mu kwivovota yashira bitarashya. Bisaba kuhora muri morale. Twarakubiswe,
wangiza ukambira ngo singatanga ubuhamya kubera iki se? None ubu mu rugo ni gazi, ariko aka ni agashya. Ndateka kuri gazi. Ntacyo data atakoze, ntacyo data atakoze, ntacyo data atakoze. Muvandimwe wicaye aha, data arashaka kumwubahisha. Ntakeneye kumwubaha, arabizi ko umukunda. Akeneye kumwubaha ukanamwubahisha. Ariko kumwubaha utamwubahisha data ntabikeneye. Data akeneye kumwubaha ariko kagira gute? Kanamwubahisha. Nta kindi kimwubahisha ni ukwera iki? Imbuto. Cyatadusabye imyumbati, kadusaba imbuto. Kuki atadusabye imyungu? Kuki atadusabye imboga zeraho ahari hose imvura ikoze hasi? Nawe azi bisobanutse. Akeneye ko twera imbuto. Ariko haleluya, twe rero ntabwo twera voka cyangwa pome cyangwa ibinyoma. Ariko nyira ahangaha nubwo imbuto zirya bifite, ujye wihangana urye voka. Ko icyo nkundira voka iza ku isoko ihenze, ariko ku munsi ishanika itakaze y'agaciro. Ntago mubyumvishe. Izigura turuwasa, wageje ugasanga igeze kuri 25, wasubiraho ugasanga kundi munsi igeze kuri 10. Bese ujye ucunga igeze kuri 5 uri kuyigure. Ariko umwaka ntugashira utari iki? Imbuto. Kandi icyo nyikundira buriya voka imwe irya famiye yose. Kuko iyo unyujijemo icyuma kabiri biyita bisate 4, wazengurutsamo 3 bisate 8, biyita biboneka ako kanya. Icyapa icyamama icy'umukozi n'icyabana n'abashyitsi baje. Ariko haleluya, dikiriza haleluya. Twebwe abakristo abagenzi bajya mu ijuru, nge nawe twicaye hano nonaha, imbuto twera zanditse mu Bagalatiya 5:22. Urukundo, ibyishimo, mahoro, kugwa neza. Ngo ibimeze gutyo byose izo mbuto uko ari 9, nta mategeko agira gute? Abihana. Data akeneye ko tumwubahisha kwera izo mbuto. Niyo mashimwe akeneye ko tugira urukundo. 2023 umva ishimwe data akeneye ko tugira. Hari umuntu ujya watura ukumva aravuze ngo Mana imbabarira, urukundo rucyo ufite inusu, tugusengera Imana yongeraho irobo wenda ugire nusu robo. Nta rukundo ruke rubaho. Icyo cyaha ndacyejeje, ntago kibaho. Numva umuntu cyatuza uzamubwira ngo Pastor Theogene rakejeje. Urukundo ruke ntago, ahubwo urukundo ruriho kandi rwinshi. Ahubwo ikibazo urukundo ruriho n'urwo mu nzego. Dukundana mu nzego. Umumotari ku mumotari, umuyaya ku muyaya, lisansiye kuri lisansi, umuyede ku mufundi. Ku muzunguza akundana n'umuzunguza, araza kumurabura mubwire ko umufuka wa karoti wamanutse, agaruke ku gatigito. Umumotari ejo azarobeshwa ariko Imana yari ikeneye ko dukundana rwa rukundo rutarobanura ku butoni. Ndabyemera akazi ukora n'umwanya Imana yagushyizemo, hari icyubahiro ugombwa mu kazi. Kukugeraho biragoye, ca kuri nuze no kuri nuze. Akanijye bamaye randevu ngo uzaze, ibyo biremewe. Bibiliya ivuga ngo bakubaha tugira gute? Ariko nitugera ku rusengero, mu materaniro y'abana n'usohoka urumva nuza we. Ariko ntabwo ari uwa hano, n'uwo muri Argentine. Mvuga wa muntu uza muri Argentine, nugera ku rusengero ukabona wa muyaye, umuyihobere mu izina rya Yesu. Natahaye baba we, aravuga ati amen. Yari yambwiye ko nzasuhuzanya n'abakomeye. Mana ikeneye ko dukundana rwa rukundo rutarobanura. Uzakomerera Kacyiru no mu rusengero ukomere.
ariko ntabwo ari Kacyiru iriya mvuga, niyo muri Cameroon. Ariko uzakomerera mu ntuze muri wakwibutse iyo wavuye mbere yo. Hari umusore ugera i Kigali akayifata ku mibare akaza ntawe aje kureba, yaje kuri lifuti ya Daihatsu yagiye gupakira amakari wabo Fuso, bamugezago rwose akamwita ati Kigali wayinjiye mwana, akavamo akareba nkanuza mbese akabonye Filipo kwa Antoine kahita mwomeka ati na uri wacu wowe uri ndese ndo kwa Karoli ese ndi wa muhungu wa Karoli ati tutaherera. Wahagera mu rugo ugasanga nukugangika, ukabaryama bariyo bari abandi nugukusha. Nose waryama kuri simple ukambwira kuryama, wakwigira imbere ngo ukabugeze kuri 70 ntago waho uryamye. Hari igitanda ugera imbere ugasenga ngo Mana mpishurira uko ndyama, ntaryama curamye cyangwa ni mbese utabya ku mutwe no ku maguru hose kingana, ntiwabimenya kuko nturakibona. Hari igitanda ugera imbere ukahita uyatangira bati Mana ubusindyama gutya ni gutya ni gutya ndi bucurame tu fasha menye uko ndya kandi nugukusha nduguwa. N'abantu bahindukira umwe agakomanga undi imbere yo guhindukira, yamukomanga ugakamenya ko yavuze ngo duhindukire, mwese muhindukirira icyarimwe. Kandi ubwo n'umwana mutwara mu gatuza ikomando, ubwo mukaha murahindukira. Mwana w'umusore umujya akawinjira ku mibare, kagira amahirwe akabonana n'uwiwabo akaba aramucumbikiye, yamara kumucumbikira mu gitondo akamukubita igitundi agafata ipiki ngo tujye ku ndege, akagira ngo ahise amujya kumutembereza i Kanombe, ateye amapiki ati ni indege tugiyeho, agasanga n'ukwirirwa utegereje uwo batavuganye. Wari bwabone ku ndege uri muntu ahagarara areba muri sanse itariyumva, muvuge ngo ku ndege ni danje, uzi guhagarara utegereje uwo mutavuganye. Kandi nibo ba mbere bakorera ku gihe, 11:00 baba bahageze, bakunda umurimo kandi udahari. Naratanga nje ibintu byose njya nkunda kubicunga, njya nzindukirayo ntawe ubaseka. Ku ndege kandi ko iminota ishira boni ko batakaza ibyiringiro. 12:00 n'igicuga abatangiye gukura, 1:00 batangira kuganira, 2:00 nenaho baricara bya bitiyo byose ukabona biregetse, ubwo babakuye hata igipari cyo ku ndege kiba kiryoshye. Uyu mwana akavuga ati ko rero nta n'ibijumba negetse mu nguni cyangwa ndi bwotse, ubu Kigali ndayifatana. Imana ikamugirira neza kubw'imbabazi zayo, ikavomerera umuzabibu, ejo ikamucira inzira, kazamuka gake gake, ko n'ubundi wabo yatwikaga amakara, ibanga ry'amakara riza agahera ku mufuka w'amakara, imodoka ziyazana n'ubundi zapakiraga iwabo zikatangira kumuha dovizi, akabagiza idepo y'amakara, ejo agakubitamo amajyani n'umunyu, nibyo bibanza muri iyo botike, ku muryango akafata undi muryango agashyiramo botike, akabaguza akamoto cyangwa akavatiri ka 10, ejo akahita agura Bibiliya ya 12 ya 6 niyayiteza, akahita agura congo bitanga ibyiza biri imbere. Murayizi genda gake gake. Kandi ubwo ni nkasuye muri roturuda zavuye kuri paze kera, ariko kubera igikomere niwamubwiriye icyo genga yemere, kubera igikomere yakomerekejwe na Filipo w'iwabo atashya yambaye niyahera, akahita agura congo yitwa ngo ibyiza biri. Kandi niyaje gutura aza gutura nyuma, ntago yaza mbere. Aza Bibiliya yitwaye ku mutima gake gake na congo. Uzi icyo bivuga? Umugina arawufashe mwana, abakandagira kumva arawunyega, yamara gushira amakahita asuhuza n'abayobozi. Umva ntuza we, Imana ikeneye ko tuyubahisha kwera iki
ishimwe ikeneye ko twera urubuto rw'urukundo. Urukundo rutarobanura ku butoni. Dukundane abantu b'Imana. Mama Rudomo ararwaza umwana akaza tumubaza ngo wabagahe. Nene ararwaje umwana kutadupipye yabuze n'aya majyani ngo arabona ya pipe. Ariko mama gisubizo. Nawumva iryo zina Mama Leponse. Undi ni izina wita cyangwa ugomba kwitara amaze gutabarwa. Mama Leponse. Ariko hari igihe uryita ubyihanurira utaratabarwa. Uretse ko niyo wari mwita ugitagange ntawe uzari kwitirira. Uzagiye korera agataro tuvuga ati mugore wa gata. Kagira ngo niko kagushatse. Ariko nugera mu rugo bazakwita Mama Leponse. Aho hijyare nitutakwita Mama Leponse suko tuyobe kufite umwana witwa Leponse, ahubwo turakwitira izina rihuye n'igihurimo. Iyo uri mu gihe wemera kukiyoboka, iyo utakiyobotse kirakuvuna. Wemera gusa n'igihurimo. Yewe muntu uri hano niba uri umushomeri emera ko uri umushomeri. Niba ukuze utararongorwa emera ko ukuze. Nutabyemera uravunika. Nyurwa nabyo kukuze. Ko ntacyo utakoze. Wambaye indende wambara n'ingufi ukuraho. Wapfungiye shinya hano yigarura hano. Ni shinyo. Byaranze. Washokoje umanura urazamura urimaka ibishyira akadomo hano kandi hano byaranze. Ubwo rero nkugiriye Imana, nkugiriye inama, cungira muri Yesaya 57 kuko umwami Imana aza. Cungira ko karago. Cungira hehe? Ku karago. Ako mwamvuge ngo amen. Mbese ndakoshejera ntabwo ari abakobwa ba hano ndi kuvuga, ndimo ndavuga abo muri Argentine. Murimo bacungire he ku karago kandi byaranze. Urumva ngira mbajya ati we cungira mu y'ibiri na y'itatu byose kimwe. Uterane irya mbere n'irya kabiri ugiyongeza. Ubundi surasohoka hanze ari ukikwaka nimero. Ndi nkawe naguma kuri iyo ntebe ngafatiraho n'irya kabiri nkahita nditana bati Imana ntinze imbere yawe mwakuru nyize uyu mwa. Namwe nanjye kwanga namwe mwabahungu mwe ndavuga abandi bo mu Buhinde. Bari abahungu bo mu Buhinde fatiraho. Warize wabuze akazi nkwani zava he? Warakoze barakwamburira va he? Uvuge ngo ni danje. Kudasenga. Abahungu bamuzana bacungira ni muri Luka. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute? Ni hacungira. Ese Patrick ko tubona ukuze nta jambo Imana ivuga ngo agaruwa hano nuwo muri Amerika ndi kuvuga. Jean Paul Varudomo we ko tubona wakuzana watuzana nta jambo Imana ivuga ngo rigira gute rihere. Umva yewe twisengera Imana ariko nyeganyereza uko jya mubwire ngo Imana yashaka ko twera iki imbuto. Sibyo baririmbye mwaririmbye neza papa. Imana yashaka ko tuyubahisha. Tuyubahishe muri cya gipangu. Tuyubahishe muri karitsiye. Rero ne twarasenganye. Abantu twababaranye Imana itaratabara mwihangane namwe izabatabara bese. Yahereye kuri nge mama, yahereye kuri nge kugira ngo yongere basubize iherutse kuntabara. Ariko narakubiswe. Utabona kakabiri ukagira ngo nibwo byaje kera, nibwo bikiza. Nibwo bikiza.
ntangiye kurya ejo bundi muri 2021 nibwo ntangiye kurya saa sita na nijoro. Nibwo bikirumva mbese no kuvuga simvuga nk'abashumba, ndavuga mfatiraho mbese. Ntabwo ndatangira kuvuga ati haleluya, reka ntabwo byavamo, ndavuga nje. Nibwo bikiza, nibwo bikiza mbese mbanje nisiganirwa n'iminota nyine kugira ngo ndebe ko nakora amaka. Nibwo bakima umwanya ko mutanumiye kera. Maze imyaka 8 ndi pastor ko mutari mwarantumiye. Rero iminota bamaye mvuga mbese ngiye ncura ngo ndebe ko nafatira. Ariko haleluya badisi, komera we wicaye muri iri teraniro iringiri, iri teraniro wicayemo. Niba waravuganye n'Imana nkaba nguhagaze imbere, usubizwemo imbaraga. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana ivuga igaso. Icyakoze yiri kuvuga ne wibaza ibyivuga. Ibi bintu bizasi niba ariyo yavuze. Ubu muzi ko mu modoka ziparitse ari hanze nanjye harimo iyanjye. Ngenda muri Karina ariko nayise V8. Ibintu Yesu yaguhaye ubyita amazina iyo byazanywe na Yesu. Karina yanjye nayise V8. Ngenda mpindura vitesse. Fite igipanga Imana yampaye. Ubu nakisi sanzuri. Kubera kuntu ari kinini. Gifite jaride. Imana yamaye uruzu rurimo pala. Nagiye kwigisha muri Foursquare kuri uriya mushumbe tw'amasengo muramuzi. Amamakaro nyasasa munza mbana menshi no muri jaride nyashyiramo. Ndi umwe mu bapasiteri bafite amakaro muri jaride muri iki gihugu. Naza ndi nk'uwa 10 mbese aho ngaho. Abafundi barambwira ngo nyasubize ngo bampa amafaranga, bari kuyama. Ariko none naravuze ngo Yesu yayampaye muyasase no muri jaride, mbese mukore ibintu by'amadekorasiyo y'amajaride muri jaride. Ni mukindo. Iyo nzifite imiryango nk'imwe yo kuri banki igenda ku mapine. Irimo amatara arimo umuziki. Uransura ukajya wumva ibintu by'ibigoma mbese. Ibi bigoma biri hehera biri muri parafa aho ngaho. Yabikoreye Theogene wari Mayibobo Nyabugogo, nawe yabikora. Nta kindi Imana ibimukoreye iragira ngo ikomeze abagenzi bajya mu ijuru bari barimo bijujuta. Ikeneye gusa ko tuyubahisha tukera iki. Konenera tsavase siri sare. Nguri kibanza nk'abagabo. Cya kibanza naguze nacyo bari bataraca imihanda, baciye imihanda banyuramo hagati. Nta cyaha leta yakoze. Ntacyo n'ibikorwa rusange. Ko sinjye njyenyine. Nanjye mu cyajya nacyo kibagi kiraraburije. Ba memba banki gatkataha yayo nkasigana 65 abakwana n'amabanki. Murumva ntarahembwaga menshi kugira ngo bakure avance salary mbwe 65. No 65 nakwishyura inzu 50 akahita hasigara 15. Ngo fata 15 biryemo ukwezi kose ubitegemo. Uretse ko icyo genge noroshye ibintu nitegeraga igare. Uzi kubona pastor w'i Kigali ku igare na karuvati nero kajya worohereza umunyonzi buryo ugeze azamuka aho rigiye nihuge karuvati na yeshushe twarashi. None wantumira icyangugu nze kuntumira icyangugu ngo bantegere indege. Ntabwira ati oya nzaza n'imodoka yanjye.
ntuzagera unaho unaniwe, mfite umushoferi untwara. Ariko akanagashara Marine, mwana Marine yajya gukoko na madame afite imutwara. ubu abakozi mu rugo, nanjye mfite ngo urera umwana, ngo abashinzwe abana, ngo guteka, ngo amasuku. ariko akanagashya. ibyo byose Imana yankoreye, n'ubu ntarangiza kuvuga muri aka kanya, ntarangiza no gusobanura muri aka kanya. ejo bundi kuri Noheli nicaye na madamu, dusanga niyo Noheli ya mbere na bonani igiye kuba turi mu gipangu cyacu cya $1,000,000 banza zimaze no kurenga, cyubatse ku butaka bwa metero kare 997, habura 3 ngo zibe hegitari. cyangwa umwana agifite hano muri telefone, mbwire nyikwereke cy'ubutaka. turimo gutembera muri jaride, harimo n'utuyira tw'abanyamaguru. porutayi yo ku muryango barambwiye ngo igira metero 3, ngenda babwira ati muhite mukuba mugire 6. ukuntu umuzama yisunika nanditsemo ngo inzahuke mu gipangu kuri iyo porutayi zanata, inzahuke Theogene. ibintu Yesu yaguhaye ubyita amazina, nta manyanga birimo. umuntu nta n'igiceri cyata. iriya modoka nayiguriwe n'abantu. ejo bundi ADPR muzi ko yagabanyije abakozi, ntimubizi? yahereye ku batarize. sinize rero nanjye ncaho muvuga ngo imperaho. njye ntago nize, na 6 abanza ya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yarangiye nta miryango n'umwe mfite, bose barapfuye barashira. sigara ndi njyenyine ku gisekuru cyo kwa data Dionise Kanyebinda nga mu Gacurabwenge, sigana na shangazi, sinongera kubona uko njya kwiga. mahirwe rero make, bagabanyije abakozi bahereye ku batarize, nanjye ncaho. nta cyaha bakoze, sinize. bamara imerekeza bigendera. ngiye kumva numva telefone irampamagaye, ndayitaba. ngo alo, nditaba. ugira konte muri beka? ndikiriza. arambwira ngo yinyoherereze. ndavuga kubundi nta kirongo aranyesikoroka, n'ubundi reka nyimwohereze, n'ubundi ni 00 ziriwe. nyimara kwimuha mu minota nka 15 mbona message ya $7,000,000 kuri beka. akubwo akomeye Imana mashyi koko. ndagusengeye muri uyu mwaka Imana ikumpera ka message. Imana iguhe message. hari message ubona ukajya uhanagura mu maso ugasubiramo amazero. kavuga se aya mazero niyo, cyangwa ukongera n'urumuri kandi ari ku manywa. barambwira mbasanga mu mujyi, barambwira ngo pastor turagukunda. igihe twari ducitse intege, ubuhamya bwawe bwadushubizemo imbaraga. igihe twari tunaniwe, twarakomeye dukomeza urugendo. igihe ibikomere byari bitwishe, watwigishije ibikomere ko bikira, ariko hari n'ibidakira. twarasobanukiwe kubamenye Imana ibyo bidakira, umwuka wera araza akakwigisha uko ubana nabyo. hari ibikomere bikira n'ibidakira. wakwirukanishije ku kazi ubonye kandi icyo kirakira. wagusohoye mu nzu y'ubonye yawe icyo kirakira. utabyara iyo abonye umwana nyuma y'imyaka 50 icyo gikomere kirakira cyuko atabyaye. ariko igikomere cya jenoside ni amateka umuntu abana nayo. ubu mbyaye 4 ntawe urampemba. n'abampembye ejo bundi ku mwana wa 4 nibwo abantu baje ngo kunyomora igikomere ngo cyo kudahembwa. ariko urampemba nturi data. ntawe ngira nereka abana, ndabereka ndetse ninza nk'abakuzanira, ariko nturi papa. uri Gasongo se?
uri Theoneste, nkureja Theoneste, data nuko yitwaga. Ejo bundi twicaye muri salo, umwana wanjye w'imfura yarambajije ngo ariko dadi wawe abahe? Wenda ntago mubyumvisha abakuru. Yarambajije mu mvugo tuzi twese, ariko we niyo yakoresheje nyine ibyo biga mu mashuri ngo ni Icyongereza. We yaravuze ngo ariko papa, mu mvugo mbese ngo we papa wawe abahe? Subwo ndamusubiza ngo iki? Ndamubwira ko yapfuye. Nimubwira ko yapfuye arambaza urupfu yapfuye. Byabaye ngombwa ko mubwira ngo yagize gute, yarishwe. Biratandukanye. Papa nawe uri imfubyi ingenzi yanjye ndabyemera, ariko so yararwaye arapfa, akora accident arapfa, izabukuru zaramujyanye yarapfuye, ariko nge yarishwe. Kandi icyo ni igisubizo mpanganye nacyo, ndi gusubiza umwana w'imfura. Hari batatu inyuma ye nabo ntegereje kuzasubiza. Bivuga ngo nge nari nzi ko nakize byarangira, none nangiye kujombwa n'abana banjye bambazaho sekuru wabo ari. Ariko kubamenye Imana, Umwuka Wera araza akakwigisha ukubana nabyo. Kandi umukristo wanjye wese nkunda gusabana n'abakristo, n'umukristo wanjye nkunda gusabana nabo cyane. Ahantu hose nyoboye sabana n'abakristo mba nyoboye. Kristo wese baje guhemba asaba ko muzira muri fente mu birori. Pasteur barampemba uyu munsi, yo kwa muzehe baraza, uze kamuzane na mama pasteur. Ndamufata akaboko tujye. Biriya bagiye gukorera uriya mubyeyi baje guhemba, kumuhekesha umwana, kumucanira buje bakayimuha, kumufungurira umutaka bakamutwikiriza umwana. Ibyo bari kumukorera bamutegesha igitambaro cyangwa urugore bitewe n'umuco. Umugore wanjye batwise kimwe amezi 9 ntawe urabimukorera. Icyo ni igikomere umuntu abana nacyo. Dushimira Yera yaduhaye Umwuka Wera uza akabitsikamira, tugakomera tugakomeza urugendo. Bavandimwe barambwira ngo watwigishije kubana n'ibikomere, ubu turi abagenzi bajya mu ijuru. Watwigishije kubabarira, twari twarananiwe kubabarira abatwiciye. Twamenye ko akazi kahagaze, umushahara wahagaze mu itorero, ariko message ubonye ya miliyoni 7. Turi hano turi batatu, bari abagabo 2 n'umudamu umukiri umujene Marie. Turi hano turi batatu, turi kumwe n'abandi benshi utazi. Badutumye ngo tukubwire ngo ayo mafaranga nayo kugura imodoka kugira ngo abana bacu batazicwa n'inzara. Turabizira umushoferi genda ukore taxi. Ku mutima ndabati muyimenye igure niko nivugira ubutumwa, none ubu nyikatamo ndi kuvuga Yesu. Mani koresha abantu batangira kunyubakira. Umuntu akajya mbwira mukozi Imana amenye ko watangiye kubaka, waje nkaguhasima. Mukozi Imana amenye ko watangiye kubaka, ngwira nguhe ibyuma by'amafera. Mukozi Imana wari bwabo nawe umuntu avu tuhamba bari ukaza nkaguhasubura mubabarira cyangwa uyitujya. Bantu bampaye ibintu nanjye ubwabo burangije. Hajya niyeza mvatuye jira ntwara tu. Ariko nasanze itagiye kuntwara ahubwo iragira ngo tuvuge imirimo y'Imana abantu basubizwe n'ikimbara. Umuntu akaguhasima atari imifuka 10 cyangwa 20, akabaza dehatsu kumwe ziba ziri ku madepari y'amasima. Ngo harya upakira toni zingahe? 3 n'igice. Ngo genda hariya mu gikari kuri stock bagupakirire mo sima ziwe na toni 3 n'igice. Umuntu akaguhasima mu matoni. Inzirinze yuzura. Nagiye gukoresha amabati aho bita kwa Rudomoro hariya Nyacyonga kuri ra ruganda. Fite ngiye kwikoreshereza yasanzwe y'umutuku ariko ariya y'umweru y'umutuku nimuyabona. Ngezeyo ngira uruganda ranezerwa biramurenga ngo bagukorere Dimark, anyongeraho miliyoni n'ibihumbi 700 kuko nayo najyana. Ubu muri karitsiye ninjye ushakaje Dimark. Imana irabikora. Reka mbabwira muri iri teraniro, Imana yomora ibikomere, ikomora n'ibikomere by'ibirarane. Bimbwire n'abantu nka 3 ngo uyu mwaka Imana izakomora ibikomere by'ibirarane. Dusenga Imana, dusenga Imana. Oya munyeganyeze umubwire ngo Imana izakomora ibikomere by'ibirarane. Ongera umumbwire ngo irashaka kuyubahisha wera imbuto mu izina rya Yesu. Amen. Ariko turasenga twica cyangwa duhagurutse. Tubibwire dushoboze kwera imbuto. Imana ishimwe. Imana irabikoze nanjye ndayishimye.
muri iki giterane cyo gushima Imana nanjye yumve ko nyishimye, ntanze ituro ryo kuyishima mvuga ngo Mana shoboza nje kwera imbuto, duhiga uwo muhigo. Ibyo byose Imana imaze kubikora. Mbabwira indi nkuru nziza se muvuge ngo kagira inkuru, dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe. Ejo bundi numva umushumba wacu mukuru w'itorero atumye ururembo arampamagara ngo ufite ibaruwa yawe hano hepfo i Nyarugenge. Ndaza ndayakira, hamwe ati rero itorero ryagutekerejeho wongeye usubira mu kazi. Ubu nasubiye mu kazi, ndi pasiteri uhembwa muri ADP, uri mu kazi we. Ubu mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, itorero rya Kamuhoza. Nanjye ubu nkorera umurimo w'Imana, nkaba mba mu ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge. Ubwo hano hari ibiterane byose byo hanze, mu rubyiruko, mu mashuri, mu bigo ngororamuco. Nanjye ni inshingano zo kubwira ababinywa ngo mubireke. Yashoboje kubireka, namwe yabashoboza mukabireka. Imana ibampera umugisha mwinshi mu izina rya Yesu, amen. Turi kumwe, tuzongera tugaruke, ariko iki giterane munyemerere twubahishe Data, tumwubahishe kwera iki? Imbuto kandi nyinshi. Duse nk'abahumiriza gato twitekerezeho. Sabe umushumba yigireho naze kumfasha gusenga Imana. Iyo duhumirije ntaho muri Bibiliya wabisanga, ariko ni umuco mwiza wabizera. Twinjira mu cyumba cy'imitima yacu tukitekerezaho. Cya gihe cyo kwera urubuto rwo kwihangana warihanganye, cya gihe cyo kwera urubuto rwo gukiranuka warakiranutse, cya gihe cyo kwera urubuto rwo kubabarira warababariye, cya gihe cyo kwera urubuto rw'ibyishimo wagaragaje umunezero imbere y'abakurakaje, cya gihe cyo kwera urubuto rw'urukundo wagaragaje gukunda bagenzi bawe utarobanuye ku butoni. Bwira Data mu mutima wawe ngo Mana shoboza kwera imbuto. Icyo nicyo Data ashaka. Kuririmba twaririmba, kubwiriza twabwiriza, gucuranga twacuranga, gutanga amaturo twayatanga, kubaka insengero no kuzidekora twabikora, twasura abarwayi kwa muganga n'abari muri gereza. Ariko Kristo ajya kujya mu ijuru aravuga ngo mbahishurire icyubahisha Data, nuko mugenda mukera imbuto. Imana ibashoboze kwera imbuto. Uri muri iri teraniro utarakizwa, utarakira Yesu n'umukiza mu bugingo bwawe, ariko wazamuye ikiganza muri iki gitaramo cyo gushima Imana, tukakubwirira Yesu wowe utarakizwa. Ndashaka umuntu utarakizwa aba ari uzamura ikiganza, arimo ngo tumusengere, utarakira Yesu Kristo nk'umwami. Bakuraritse uza muri iki giterane, zamura ikiganza tugusengere. Ndabona twese turi abakristo, tuzamura ibiganza tubwire Kristo ngo dushoboze kwera imbuto aho twananiriwe. Karibu kudusengera musho. Urakoze Mana yacu, urakoze Mana nziza, urakoze gitare cyacu, urakoze mubyeyi wacu. Uri Imana ishoboye byose, kandi niwe nyir'umurimo. Niwe waduhamagaye Mwami, uduhamagarira muri uyu murimo Kristo. Uwiteka Imana, kandi uratubwira ngo mugende mubwiriza amahanga yose ubutumwa bwiza mu izina ryawe rikomeye. Ndetse uratubwira ngo abazanyubaha bose bazitondera amategeko yanjye, ngo ndetse muri uko kwitondera amategeko yanjye bazarangwe n'ibikorwa byiza n'imirimo myiza. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugushimiye imirimo myinshi wakoze mu buzima bwacu, tugushimiye ibitangaza waremye Yesu, tugushimiye abo wahinduriye amateka, tugushimiye Mwami abo wahaye ijambo, tugushimiye Data abo wamenyekanishije batari bazwi. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mwami. Dufite Yesu ibyatuma tugushima, dufite Mwami impamvu zituma turirimba, dufite Mwami impamvu zituma tuza mu nzu yawe. Nuko Uwiteka Imana waremye amateka akomeye mu buzima bwacu. Na n'uyu munsi twongeye kugushima, na n'uyu munsi twongeye kugushyira hejuru, na n'uyu munsi twongeye kuguha icyubahiro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mbese twabona uko tugushima? Ntabwo twabishobora Mwami. Ntabwo kuzana amaturo hano mu nzu bihagije, mu nzu yawe. Ntabwo Mwami kuzana ibyo dutunze bihagije. Uwiteka Imana, icy'ingenzi kandi wishimira ni umutima ugucire bugufi. Tuguhaye imitima yacu Mwami,
tuguha imitima yacu uyu mwanya kugira ngo wongere kuyigenga kandi uyiyobore, kandi mu izina ryawe rikomeye udushoboze kwera imbuto nziza, imbuto z'amahoro, imbuto z'urukundo, imbuto zo guca bugufi, imbuto zo kubaha, imbuto mwami Uwiteka Imana zituma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dushoboze mwami, dushoboze kugukiranukira. Uyu mwaka dutangiye, imitima yacu izamamaza ineza yawe, imitima yacu izavuga gukomera kwawe, imitima yacu izature ko wera, kandi imitima yacu izahamye ineza yawe n'urukundo rwawe. Dushoboze Yesu, dushoboze mwami Uwiteka Imana. Beza imbuto z'indibu mu mwaka ushize, uyu munsi ubahindure, kandi mwami ubashoboze kwera imbuto, kugira ngo mwami Yesu izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe n'umukozi wawe, kandi Imana ibyo wakoze ku buzima bwe natwe biratwubaka. Ukomeze mwami Yesu Kristo kumwagura, kandi utanga icyerekezo kigari ku buzima bwe, kandi mu izina rya Yesu Kristo umugisha utanga ukomeze kumugeraho mu muryango we wose, kandi mwami Imana Data uburinzi bwawe bube kuri we. Turagushimiye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Komeza utugirire neza Mana, utanga umwuka wera akomeze kuduhishurira, kandi mu izina rya Yesu duhe imbaraga zo kurushaho kwera imbuto zikwiriye abihannye, kugira ngo imitima yacu igushime n'imibiri yacu igushime. Tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.